Yes nk'uko mumenyereye iyi ni ya channel yanyu yitwa Ubumwe Show TV, yayindi tuganiriraho iby'Imana n'amakuru aba agiye atandukanye. Rero amakuru uyu munsi nifuza tuganireho n'amakuru ajyanye no gufunga insengero, aho insengero rwose nyinshi zo mu gihugu zamaze ziba zafungwa, yaba amadeperi, yaba za kiliziya, yaba amacaci. Nabonye bagiye rwose bagenda bashyiraho imiryango. Igihe kimwe bigeze baratubwira ngo twagiye twumva abahanuzi bavuga ngo iki ni cyo gihe kigeze cyo kugira ngo buri wese atungwe n'icyo yamenye, atungwe kandi ngo avome yuzuze, ngo kuko nyine ni igihe kigiye kugera cyo kugira ngo buri wese atungwe n'ibyo yavomye. Cya gihe rero cy'abakristo babwiwe ndabona kigeze, kuko urabona ko insengero nyinshi zimaze kuba zadadirwa, zimaze kuba zashyirwaho amagufuri cyangwa ingufuri mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera yuko zitabashije kuba zabasha kuzuza ibisabwa. Nko kuri iki cyumweru rwose ndakeka insengero zizaterana ari nke cyane, kubera yuko byamaze kuba ibibazo, bamaze kubona ko bidashoboka, nyine insengero bamaze kuba bazifunga. Ariko nicyo gihe nyine kugira ngo ibyavuzwe bisohore, kugira ngo buri wese abashe gutungwa n'icyo yamenye, kandi buri wese abashe kumenya uburyo akansoringa ibyo bintu. Nibwirira abakozi b'Imana cyangwa umuntu wese wamenye Imana, kugira ngo ibi bihe agiye kubamo cyangwa ibihe tugiye kuba turimo bitazatuma utandukana n'ubwiza bw'Imana, ahubwo uzagumye gusingira ubwiza bw'Uwiteka, kandi uzagumye kumva ineza y'Imana. Kandi mbibwira ngo mukomeze kwingingira uyu murimo, kugira ngo Imana igire ukundi kuntu ibigenza, ibiri kubura ku itorero kugira ngo ribe ryakongera gufungurwa, Imana igende ibiduha. Rero ikintu mbisabye mbere na mbere ni ugukanda subscribe, share, like, comment ni ingenzi, kugira ngo tujye tugenda tuganira. Rero amakuru yo ni mu kanya gatoya turibe tugenda tuyaganiraho yose, tureba uko byagiye bigenda n'insengero zagiye zifungwa izo arizo, kugira ngo tubashe kuba byibuze twamenya aho hasigaye twazajya guteranira ni nk'ahahe. Ushaka rero kudusapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kanda share, like, comment, subscribe ni ingenzi, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigenda bikugeraho kandi umunsi ku wundi. Rero amazina ni Niyonkunda Eric, ndabashimiye ko mugenda mudahwema kudukurikirana, mugenda mukurikirana ibiganiro byacu. Ni Niyonkunda Eric cya Pastor